Mbahaye ikaze mwe mukurikirana Menye Mbane TV, aho dukurikirana ibiganiro bijyanye na Kiliziya Gatolika, dusubiza ibibazo tuba twabajijwe na bamwe mu badukurikira hano kuri Menye Mbane TV. Boneraho kwibutsa batarakora subscribe kuyikandaho no kugeza ibiganiro byacu ku bantu bagiye batandukanye bakora share. Rero ngaruwe n'umuntu witwa Nizeyimana Costaze. Nizeyimana Costaze rero yatubajije ikibazo kandi kiza cyane, akaba yatubajije uko tubyumva. Yabajije ati Menye Mbane TV mwumva cyangwa se muvuga iki ku bakobwa bambara batikwije mu ndirimbo za Kiliziya Gatolika? Icyo nicyo kibazo rero cy'umuvandimwe Costaze. Nkuko nababwiye rero dutangira ibibazo biturengeje ubushobozi, dutumizaho umusasaridoti, ariko nanone ibibazo tubona twasubiza cyangwa se mwatubajije uko tubyumva, twebwe turaza tukababwira uko tubyumva nyine, kuko mwatubajije uko mubyumva. Ariko iyo tubona biturengeje ubushobozi dutumira umupadiri nk'uko musanzwe mubibona hano kuri Menye Mbane TV. Ikibazo cy'umuvandimwe rero ni cyiza, kirumvikana, ni n'ibintu biri ku karubanda, ntabwo ari ibintu biri mu bwihishyo, biri mu bwiru. Iyo urebye indirimbo za Katolika muri iyi minsi, nko guhera muri 2022 kugeza ubu ngubu, ubona amavideo harimo ikibazo. Umuziki ubwawo nabwo ntabwo uhita werekana neza Katolika, naho harimo akabazo, ariko mu mashusho nabwo harimo ikibazo. Ariko reka twibande ku mashusho kuko uyu muvandimwe nicyo yabajije. Mbona ko rero harimo ikibazo, nanjye ubwanjye ndabibona iyo ndebye izo ndirimbo kuri Pacis TV, ubona harimo akabazo. Ariko Kiliziya Gatolika itanga ubwigenge kuri buri muntu, kuri buri mukristu aba afite ubwigenge, kuko mu gukomezwa duhabwa Roho Mutagatifu udukomeza mu kwamamaza no kogeza ubutumwa. Roho Mutagatifu rero nkeka ko anadufasha mu gufata umwanzuro, mu kutugira inama, mu kujya mu ruhame n'ibyo byose byo kujya mu ndirimbo. Mbere na mbere Roho Mutagatifu aba yadufashije. Ariko nkongeramo akandi kantu, niba uwo muntu ubikora abagamije ubusitari, aho haba harimo ikibazo, kuko muri Kiliziya Gatolika dukurikiye umuntu umwe, ari nayo Mana, kuko Yezu Kristu ni Imana n'umuntu rwose. Tuba dukurikiye Yezu Kristu, nta wundi dukurikiye muri Kiliziya Gatolika. Ari imbere, aho agana niho tujya. Rero we niba yaraje ashaka ubusitari, ntabwo azabona. Icyo namubwira cyo, abo bakobwa niba ari abakobwa gusa cyangwa se harimo n'abahungu, ariko hari n'indi ndirimbo nyinshi usanga n'abahungu batambaye ibintu nyine bijyanye n'ibyo bari kuririmba. Abo rero nicyo nababwiraga nti muri Kiliziya Gatolika dukurikiye umuntu umwe. Nirinze kuvuga ko Yezu Kristo ari umusitari, ariko bijya gusa nabyo. Tugiye mu busobanuro bw'umusitari, tujya kubona ko harimo akantu kajya gusa nabyo. Dukurikiye Yezu Kristo, ntabwo ari umusitari, ahubwo niwe tureba. Nta wundi rero ukwiye kwitambika aho hagati ngo tumukurikire. Hari n'ababyumvishe, natanga n'urugero rw'umuhanzi. Urugero rw'umuhanzi natanga ni Frere Bigirimana Bosco. Indirimbo ze ni amaudio gusa, anacuranze neza. Kuri abo rero bashobora kuvuga bati ko wanenze imicurangire y'indirimbo za Katolike, duha urugero.
urugero rwa mbere natanga ni uwo Frere Bosco. Urundi rugero namutangaho ni izo video ntaza akora, kandi tugiye kureba uko akurikirwa twasanga arusha benshi. Rero ntabwo dukeneye kukureba, ahubwo dukeneye ko udufasha uba nk'icyapa kitwereka Yezu Kristo aho ari. Ntabwo dukeneye kureba ako gakanzu kagufi wambaye, ntabwo dukeneye kureba utwo tuntu duto waje werekana, cyangwa se izo deshire, izo poketi washyizemo. Dukeneye ibyo tubwira, ariko kugira byumvikane biragusaba kuza wambaye wikwije kandi wambaye neza. Hari ikindi kibazo rero gisa nka B uyu muvandimwe yashyizeho kivuga ngo ese menye mbane umuziki gatolika uratera imbere cyangwa urasubira inyuma? Umuziki gatolika turi kujya imbere cyangwa se turi gusubira inyuma? Ikibazo ngisubiza rero, umuziki ubundi ni iki? Umuziki ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Iyo niyo definisiyo y'umuziki. Ariko hari ibiwuherekeza, nubwo ari ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi no gucurira byaba ari umuziki. Ucuriye bikanogera amatwi kandi bikanyura umutima byaba ari umuziki. Ngarutse rero kuri katolike, aba producer barahari, ba Emipro, ba Murengezi Dieudonné, ba Denis barahari, na KCM iracyakora, ariko nayo iracyakora. Meruka hari akaririmbo baherutse gusohora. Ni nyinshi nizo tutaramenya, tuzazimenya. Abo rero nibo b'influencinga umuziki. Burya indirimbo basohoye turayumva, noneho ibyo bacuranze n'uburyo bayikoze tukifuza natwe kubyiga. Uko babikora rero ntabwo bibanda kuri kiliziya gusa, ahubwo bashyiramo ibindi bintu kugira ngo ibyo bakoze byumvwe, babone amafaranga. N'aba producer kandi bagomba kubona amafaranga. Nkuko nababwiye mbere, muri kiliziya gatolika icyo tugamije ni ugusenga. Iyo wongeyemo ibindi bintu nk'amafaranga, kongeramo ubwo busitari, birapfa. Niyo mpamvu rero umuziki gatolika uko tuwumva inyuma ntabwo turi gutera imbere. Ariko bitabujije ko mu maparuwase, mu masantrale, uko biga umuziki, uko baforoma abana, ibyo birazamuka, kuko abakuru bigisha abato, nabo bato bazabimenya bakazigisha abandi. Ariko nanone ibiduhoza mu matwi, ibi aba bacuranzi basa nkaho bari hejuru bakora, ntabwo biganisha neza ku muziki. Ariko bamwe na bamwe, ntabwo ari bose munyumve neza, ntabwo ari abaproducer bose. Namwe mufite amatwi mujye mubyumva, ntabwo naje kugira uwo mvuga, ahubwo ndi gusubiza ibibazo nabajijwe. Ntabwo ari abaproducer bose, hari abakora ibintu umuntu yakwigiraho binazamura umwimerere wa kiliziya. Njyaho navuga Denis vraiment ntabwo atatira cyane ibintu bya kiliziya. Abandi namwe mujye mubashyiraho, na Emipro nuko wenda bashaka amafaranga cyane, nawe arabizi. Nicyo rero nagira ngo mvuge. Turi kumwe kandi mujye mutubaza ibibazo. Nimero zanjye ziri kuri WhatsApp, hari n'urubuga dufite rwa Menye Mbane kuri WhatsApp. Ibyo byose mujye mubikurikirana. Murakoze.